aguze ibibera Nyarugenge habukize ubundi ugeze mu rubyiruko nuko nta mwana ufite uri muri icyo kigero ubaze ariko ababyeyi baganirije abana babo ugasanga umwana w'umukobwa agiye kuburira asambanye n'abahungu abo babiri icyarimwe ngo babyita threesome izina rya Yesu hazi ko vuze utazi ibintu bibera Nyarugenge abo nabo bari kuri level iri hejuru barasanganye i Kigali basigaye basaranganye ubwo ni wasake no nyatubwe ngo ugiye gusaranganya amazi kubera igihe cy'izuba tujye gukingura amarogi z'isaha urebe Oya. izi saa sita z'amanywa oya izi saa sita z'amanywa aha noneho bibaranje hari umuntu tuziranye ufite irugi oya ambwira ati ngewe ubu ngubu ubona rwose ndakize biraranje ndatengamaye ambwira se abantu aturage hose bari abana b'urubyiruko barayafite baratanga ayo kwishyura ababyeyi baraza bakakubwira ngo noneho ngo wowe wenda kwishyura icyumba nkwishyurire nayo kumbikira ibanga no kuzajya uncungira umutekano atumenye ko hano ndiyabonesheje bise abagabo bakuze bariyabonesha n'ababyeyi bakiyabonesha ubwo rero izi ngo zacu zishingiye ku mibonano mpuzabitsina yabaye itunguranye ikavamo umwana utateguwe noneho mu muco wacu witwa ngo uwateye inda ararongorwa cyangwa ararongora bikabyara rwa rugo rutamara icyumweru n'ukwezi mu by'ukuri mwakwirinze gusama inda zidateguye mukirinda virusi itera sida noneho byaba habaye na sida wasanga uwo mugore udakwiye kumushaka mureke please